sinacika intege kuwa gatanu ndasenga, kuwa gatandatu nubwo nari ndwaye, noneho nageze aho ndwara ijwi ntirijye risohoka, ariko nkajya nsengera mu mutima, Yego. nkicara. Nari nsigaranye indirimbo ariko narafasheho akantu kamwe, narafashe akantu kavuga ngo Yesu umukiza, uko ugenderera abandi nanjye ntunsige. Ako niko kantu nari mfite. Nkagira indi korasi ivuga ngo aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye. Nkareba aho yanyimuye nkavuga ngo ibi ntabwo ari byo bizakora, ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Vuga ariko Mana ninsohoka aha ngaha nzashima izina ryawe. Ubwo baranze kuyimuha, bagiye kuducira umuryango w'inzu bawuca mu rutoki. Murakoze, amazina yanjye nitwa Tuyishimire Joshua, afite imyaka 19. Nifuzaga kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bwanjye muri iyo myaka 19. Byari bikomeye ariko Uwiteka yabashije kubinyoboramo mbinyuramo, kandi ndabirenga naho ngeze niwe ukomeje kunkomeza, niwe unyobora, ntacyo nakora ntamufite. Yego. Rero ndatekereza bishobora kubera benshi ubuhamya, hari n'abandi nkanjye babunyuzemo, bashobora kuba barananiwe kwiyakira, ariko byibuze bashobora kumva ikiganiro cyanjye, bakumva uburyo nanjye nabiciyemo nkabasha kwiyakira, nabo bakabishobora. Ubwo nari mfite imyaka 6, ubwo data na mama batandukanye. Ubwo twari 3 mu rugo, twavukanaga turi 3, ariko njye data aza kunyanga, ambwira ko ntari mu bana yabyaye. Mu by'ukuri mu kunyanga ntabwo yanyangiye, yanyanze turi mu nzu wenda ngo na mama we, yanyangiye mu nteko y'abaturage, aravuga ngo wowe mu bana nabyaye nturimo. Icyo ni igikomere nari ntangiye guhangana nacyo ku myaka 6. Ubwo yajyanye bakuru banjye 2, njye njyana na mama, tujya iwabo wa mama. Tugeze iwabo nabo banga mama, dutangira tujya gukodesha. Bwari ubuzima bugoye, mama yacuruzaga agataro, akajya ajya kugacuruza nyine agashaka ko tubaho, tuba muri ubwo buzima. Bigeze aho aza kujya mu buyobozi, iwabo bari baramwemereye inzu, ariko baranze kuyimuha, bagiye kuducira umuryango w'inzu bawuca mu rutoki. Icyo gihe se mwabaga hehe? Icyo gihe nyine twarakodeshaga, n'ubundi ni muri iyo karitsiye. Mu kahe karere? Akarere ka Kamonyi. Ka Kamonyi. Ari mu majyepfo? Yego. Umurenge wa Nyarubaka, akagari ka Kigusa. Yego. Ubwo tuza kujya aho ngaho bari baduciriye umuryango, kari akazu gatoya k'icyumba na saro, ariko bitoya pe. Tuhageze twararwaye, tumara umwaka wose turwaye, mama ararwara nanjye ndarwara, tutagira kivurira, nta muntu utwitaho. Nyogokuru ubyara mama we yajyaga kumpa ibiryo akabimpa ari uko byagaze, ariko kuko nanjye yabaga ari inzara nanarwaye, hari icyo nshoboyeho nkarya, ibyo ntashoboye nyine nkabyihorera. Ariko Uwiteka aza kugira neza, turakira. Mama asubira muri bwa buzima bwe bwo kuzunguza, nubwo nta n'igishoro yari afite, ariko abantu bakamuguriza cyangwa akagenda ahantu agafata imari nko ku muntu baziranye, agenda agacuruza akamuzanira amafaranga nyinshi. Icyo gihe se mwari murwaye iki? Icyo gihe njyewe nari nararwaye malariya, ariko mama we bari baramuroze. Ubwo arakomeza aragenda azunguza bisanzwe, ashaka icyo kurya. Bigeze aho njyewe sinari nzi ko mama atwite, haje kumva numva yagiye kuzunguza nk'uko, numva telefone ihamagaye umuntu w'umuturanyi, arambwira ngo mama yabyaye, ngo none ngo mushyire imyenda. Afashe imyenda yari iri mu rugo,
ngiye kuyimukira barambwira ngo ari butahe ngo yabyariye ahantu ku nzira, mbona aratashye atahanye umwana, agatahanye umwana muri ubwo bukene, nta kintu n'ubundi twari dufite, ubuzima bwo kubaho nabi n'ubundi bwari bugikomeje nta cyari gihindutse, ko nubwo twari tubayeho nabi sinihebye ngo ndeke ishuri, narigaga, ko bigeze aho ngize imyaka 12 afashe umwanzuro mva mu rugo bitewe n'uko nari mbayeho, umwana wo mu rugo yari amaze kugira imyaka 2, njyewe wamureze naramuteruraga, niga guheka umwana nkajya muheka byose, ariko na mama nawe bitewe n'ihungabana afite n'ubuzima yabayemo nawe yaza akantura umujinya, ntiwakoze iki, nkakubitwa kandi niriwe ndera umwana, bigeze aho nyine murabyumva nawe nk'umwana muto nta n'igitekerezo kizima nari mfite ntari gutekereza ngo ibi ngibi, mfata umwanzuro wo kuva mu rugo ndagenda nubwo ntari nzi aho ngiye, naragiye ndorongotana ariko ndagenda mara icyumweru ku gasozi ntajya ndara hanze, kugeza aho ndagaruka mu rugo nsubira ku ishuri, ndavuga ati ubwo reka niyemeze njye kubana nawe nyine, twabana nabi twabana neza, n'ibyo ngibyo uko tuzabana nzabyakira, ubwo narize nkomeza nsoza mu wa 6 pirimeri, ku bw'amahirwe y'Imana ndanatsinda, maze gutsinda nkomeza segonderi, ubundi ubuzima bubi bwo bwari bugikomeje, ngeze segonderi mu wa mbere ubushobozi burabura ntabwo mvamo, ubwo nari maze gukura urumva nari ntangiye guca akenge, icyo gihe se wigiraga hehe? Muri leta ni muri leta ni nayini, ni ikigo cy'abamansera, ariko bishyuraga amafaranga menshi nyine, ubwo mbonye ko ubushobozi butaboneka njye mfata umwanzuro wo kurivamo, ndavuga ati njya numva n'abandi bagenda ngo bagiye gushaka akazi, nanjye ubu ngiye gushaka akazi, njya mu karere ka Bugesera, sinari mpazi nta n'umuntu nari mpazi, mpageze abantu twahuye barambajije bite byawe, ni byiza ko uri hano, ati ndi hano kubera ko ndi gushaka akazi, se wavuye mu rugo bigenze bite, mbabwira uko bimeze, mpura n'umuntu w'umugiraneza arambwira ati rero njye naguha akazi, mfite akazi naguha, ati ibintu by'ububaji hari ikintu bize, namubwira ngo ntabyo nzi, arambwira ati ariko ndabona ufite n'utubaraga dukeya, nakujyana ukaba umuyede w'umuntu unkorera ku mashini, yaranjyanye arambwira ngo azajya ampemba amafaranga 20,000 inzu, ariko mba mu nzu yiwe nyine, ariko muri ayo 20 nzajya nihahira, haragiye ndabyemera kuko nta kundi nari kubigenza, ntangira akazi, ntangira ndi umuyede w'uwo muntu, haza umugabo aranganiriza ambaza ubuzima bwanjye, ndabimubwira, arambwira ati rero ku manywa ugiye kujya ukora, nijoro uzajya wigoranya, ari ibyo ngiye kuguha uzajya wiga, nawe urebe ko uzamenya imashini umenye kubaza, ajya ku manywa nkora, nimugoroba akaba yanyandikiye nkagenda nkabyiga, ubwo maze kubyiga nari ntangiye kubimenya, bigeze aho ubwo twakoranaga yabaga adahari njye ngasigara mu kazi ngakora, ubwo rimwe ndi mu kazi nibwo twakoranaga yari yagiye, yari umuntu wikundira kwinywera, boss aje ansanga aho ngaho mu kazi ari njye uri gukora njyenyine, avuga ati ese simbona warabimenye, amuhamagaye nyine amubwira nabi by'ubusinzi, ndamubwira ati ubwo uzigumireyo, nsigara mu kazi gutya, ariko mu by'ukuri sinjye wari umwirukanishije. wari ufite imyaka ingahe? Nari imaze kugira imyaka 15. 15? Yego. Ukora muri atelier y'imbaho? Yego. Sinari nujuje n'imyaka nta n'irangamuntu nagiraga, n'ubuyobozi bwari kuza bari kuba banamufunga, ariko ibyo byose arabyirengagiza, sinzi n'icyo yagendeyeho kugira ngo abashe kuba yakampa ako kazi, ubwo
ndakora angirira icyizere n'amafaranga ye nkajya nyabika, hagashira icyumweru amafaranga anyabitse mu nzu akaba aribwo aza kuyatora, Yego. ariko buri munsi nkamuha raporo z'uko akazi kakozwe. Yabaga hano mu Rwanda se cyangwa? Aba mu Rwanda, we yabaga mu mujyi hariya i Nyamata, njye nakoreraga aho bita Ramiro Yego. inyuma. Yego. Ubwo rimwe hari umuzamu, rimwe nza kuryama, bukeye mbyutse ngiye gutwikurura imashini ngo nkore, nsanga dinamo z'imashini bazihambuye, ndamuhamagara mubwira uko ibintu bimeze, arambwira ati ndaje, araza muverisa amafaranga nari mfite, ubundi nirirwa nkora, abandi barabajyana uwo muzamu n'undi muhungu yari yarazanye twakoranaga. Yego. Ubwo ndagenda amafaranga nyishyura ku ishuri, nyishyura imyaka 2, ndangije njya kwiga, ariko Ya yandi 150. ariko hari n'andi nari mfite nari naragiye mbika ku mufuka nyine. Yego. Ni ukuvuga ngo wayize imyaka 15 ufite nk'amafaranga 300. Yego. nakuye mu maboko yanjye. Amaboko yawe fatamo 150, ndagenda nyishyura ku ishuri. yishyura ku ishuri. andi nari narayahaye umwavoka wa Icyo gihe wigaga mu mafaranga angahe? navuyemo niga mu wa mbere segonderi, niho nari ngiye gukomereza. Wari ugiye gukomeza mu wa mbere? ngo mpasoze nkomeze. Wishyura imyaka 2. Yego. Ubwo ni ukuvuga uwa kabiri n'uwa gatatu. Yego. naragiye mu wa mbere, ubwo naragiye bampa egizami, barambaza ese urasubira mu wa mbere? ndavuga ati bibaye byiza nakwimuka. ubu urabizi, bampa egizami babona ndayishoboye, bambwira ati mukana n'abandi, yimuka njya mu wa kabiri. Mu wa mbere ho nize n'igihembwe kimwe. Wize igihembwe kimwe gusa? Yego. Ibindi bihembwe 2 ntiwabyize? Ntabwo nabyize, ariko bampaye egizami abandi bakoze, babona ngize amanota nyimura, baranyimura. ubwo ndagenda ndiga mu wa kabiri, ariko nari nasigaranye udufaranga dukeya, ndicara ndareba ese ni iki kintu twakora umuntu yaba akora byibuze ntabe yicaye akareba ko yajya akuramo n'ikayi. afashe amafaranga nari mfite, ndagenda nkodeshamo inzu y'ibihumbi 5, byari inzu zaho hari hakiri imbere zigikodeshwa makeya. ubwo tugenda ngura ikarayi, imbabura. Ariko icyo gihe ni muri Kamonyi? Yego, nari ndi muri Kamonyi, ntangira guteka ibirayi byo mu mavuta. Ibirayi bita sote, nimba ari sote? nkajya mbiteka mu mavuta, nkabikorera n'ikirungo, nkabigurisha nyine. mbona biri kuza. icyo gihe mama yari yarize ibintu byo kuboha by'imitako, icyo kintu yakoraga, nawe akajya abohera muri iyo nzu, yigisha n'abandi kubiboha, ariko nta mafaranga byinjizaga nyine, keretse iyo babonaga komande. Ubwo wari wowe na mama wawe? Yego. gusa n'uwo mwana wundi yabyaye? n'uwo mwana wundi nyuma yaje kubyara. Yaje kubyara none? Yego. Yego. Ubwo ndi turacyari muri bwa buzima bwo gushakisha, noneho n'iyo basi ntiyari akiyikorera, twari dutunzwe n'ayavaga muri ibyo birayi. Yego. kandi nkakeneramo n'iyo kayi n'ibindi bikoresho by'umunyeshuri nyine. ubwo ndakoze mbona biri kugenda, ngenda ndanguramo n'utundi tuntu nongeramo, nshyira n'ibishyimbo bihiye, intoryi, inyanya, nk'amandazi. ubwo nibwo nakoze, ndangije ngeze mu wa gatatu ngiye gukora egizami nasiyonari ku murenge, nibwo bampamagaye bambwira ko hari ibintu bari barageneye abana b'imfubyi, ariko nanjye bumvise ubuzima bwanjye, bakumva ko nabayeho nk'imfubyi kandi mfite ababyeyi, bakaba nanjye bangeneyeho. Yego. bampaho umuceri, kawunga, n'amavuta n'isabune, n'amavuta yo kwisiga, bampaye n'ayo guteka. ubwo ndagenda mbishyize mu rugo. icyo nakoze ni iki, naragiye mbishyira aho hantu twakoreraga, bari batwirukanyemo, hari umuntu wadupandishije, njya gukodesha akandi kazu hepfo. Ubwo ni ya nzu y'ibihumbi 5? njya gukodesha indi noneho ntoya kuriya, ariko yo banca 12. urumva banca 6, barambwira ndishyura amezi 2.
zari zimaze kugenda zurira, nishyura 12, nshyiramo wa muceri na ka kawunga, njya gutira umunzani, ntangira kubigurisha, nkomeza na bya birayi mbiteka, ariko havamo amafaranga, ndangura umufuka w'umuceri, aho nywushyiramo, maze kuwushyiramo ndakomeza nkajya ncuruza gutyo, bigeze aho nigira inama ndavuga ko nteka ibirayi bikaribwa n'ibishyimbo, wajya nteka n'umuceri ntibawugira, nabyo ndabikora, mbona umuceri uri kugenda, bigeze hagati aho ngaho tujya kubaka, turavuga ati ntabwo tuzaguma tuba mu ikode cyangwa tuba muri aka kazu kangana gutya, twari dufite ikibanza, turavuga ati reka tujye kucyubaka. Ubwo ni wowe na mama wawe? Yego. Noneho mukuru wanjye umwe atwohereza amafaranga 20,000, tubumbisha amatafari. Ubwo iwe yabaga he? Yabaga i Kigali. Tubumbishije amatafari, imvura iragwa irayamenagura yose, itafari ryabumbirwaga igiceri cya 20. Ubwo mbonye ko bitazuzura, nafashe umwanzuro ndavuga ngo ngiye kujya nyibumbira. Kuri ya myaka 15? Urumva ubwo nari maze gukura, ntabwo yari ikiri 15. Ni 16. Ubwo amatafari nagiyemo, nigisha mama uko barikura mu iforomo, nkajya nkata icyondo nawe akabumba, turabumba, inzu turayizamura, turayibumbira, twarayibumbiye irinda yuzura. None se ko numva mwakoraga ibyo byo kubumba, bya butike byo byari byarahombye, twarabiretse, amafaranga yabyo niyo twari twabumbishijemo amatafari, imvura iragwa irayamenagura. Ubwo noneho ibyo bihombye, kurya urumva byari hatari. Kurya byari hatari, niyo umuntu yabonaga icyo arya, kwari ukurya nijoro, ku manywa nta muntu wari ukibuka ko kurya bibaho, ariko n'ubundi bwari ubuzima twamenyereye, ntabwo byari bidutunguye. Ubwo ku bw'amahirwe ku murenge baduha amabati, turubaka, inzu tubona iruzuye. Ubwo mwubatse inzu ingana gute? Ibyumba 3 na salo, yari na nini. Turangije tubona kuyijyamo, hari ukuntu umuntu akora ikintu abantu bakagira ngo yagikoze kuko afite ubushobozi, kandi ari amayeri yo kugira arebe uko yabaho. Turavuga ati iyi nzu nubwo yuzuye, ibiti twasakaje ni abantu babiduhaye, twagiye mu bantu turabibasaba nyine, turavuga ati rero nubwo nta bushobozi dufite, ko tugiye kwikopesha ahantu ubushera, nidutaha inzu dutumire abantu, tubabwire ko tugiye kujya mu nzu twubatse, wenda hari n'abazazana n'igiseke baguye n'ibyo bishyimbo n'ubwo bugari, iminsi yisunike. Twaragiye twikopesha ahantu injerekani 2 z'ubushera, turabizana tubishyira mu nzu, dutumira abantu ko inzu tugiye kuyitaha, baraza, uje akazana igiseke kirimo ifu y'ubugari, akazana udushyimbo, akazana soya, tubaha n'ubushera baranywa, inzu ubwo tuyinjiramo gutyo, tubonye n'icyo tuyinjiranyemo n'icyo turi burye. Ubwo njye nari naramaze nyine gukora ikizamini, examen national, nari ntegereje ko amanota azasohoka. Ubwo naravuze sinagumye ngiye kwicara hano, naragiye nguza umuntu amafaranga, ariko yari azi ko nzi gushakisha nyine nzayabona nkayamuha, 60,000, bisigira mama, amubwira ati njye ndigendeye, ngiye gushaka amafaranga, nawe uzarwaze ugerageze urebe uko uyakoresha, azakubesheho. Ndigendera njya mu Bugesera, njya gushakayo akazi, mbona akazi ko gukora mu kirombe cy'amabuye, ndakora, njya nkorera 5 kuva mu gitondo kugeza saa sita. Icyo kirombe se ni hehe mwakora? Ni iwanyu cyangwa? Aya ni mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, aho bita i Ntarama. Nkajya nkorera 5, nakodeshaga inzu, ariko njya ku rusengero mpurirayo n'abantu kuri ADEPR Ntarama.
yego. baranganiriza barambaza bite byawe ko tutari dusanzwe tukubona, babwira uko bimeze n'uko mbayeho, barambwira ati rero reka gukodesha, ubundi mu rugo dufite inzu nini kandi hose ntitwaryama, ntabwo wabura aho uryama. Yego. Ubwo ndagiye njyayo nkajya nkora, ariko nabo nsanga ni abantu bajya ari uko bakoze, ariko ndavuga ati nta kibazo n'ubundi nanjye naryaga ari uko nakoze, nzajya nkora ariko wenda y'inzu nzajya nyabaha nabo bahaye. Ubwo ndakora, nasanze ari abantu beza, Yego. bakunda Imana, bakunda gusenga, nanjye barabintoza, bari n'abadiyakoni. Nubwo nabikoraga ariko nabikoraga rimwe na rimwe, nkumva nta n'icyo bivuze, nkumva ko iyo Mana itarankuye muri ubwo buzima nta kivuze. Ubwo nagiye baransengera nemera kwihana, ndiga ku gice ndabatizwa, Yego. mbatirizwayo Ubwo muri itorero ADEPR. ADEPR. Yego, maze kubatizwa byari bigeze mu kwezi kwa munani, noneho mvayo, amanota yari yarasohotse, mvayo ngiye ku ishuri, ndavuga ko ngiye kwiga ndebe ko byibuze bazanyemerera, ndebe ko nasoza aya 6. Naratashye mu rugo, ngenda ndodesha inifomo nshyashya, izindi zari zarashaje, ipantaro yo naranayikoranye, ni nk'aho ariwo mwenda nagiraga njyana no gusenga njyanayo. Yego. Ubwo ngeze mu rugo, ngiye ku ishuri, maze kudodesha inifomo mu dufaranga nari nzanye, njya kwiga, niga igihembwe cya mbere, niga mbeshya ko amafaranga nzayazana, ngiye kwiga igihembwe cya kabiri, nize iminsi 3 bahita banyirukana. Ubwo ni ku kihe kigo? GS Nyarubati. Niho wiga? Yego. Wakomerejeho mu wa 4? Kuko nta bushobozi nari mfite bunjyana aho nari natsindiye, nagombaga kujya kwiga. Yego. Ubwo banyirukanye ndataha, ndavuga ati rero no kuba inaha ntacyo nahaba mara, ndwana na mama dupfa ubusa, abasangira ubusa bitana ibisambo, bandagiye, ndavuga ati reka nanjye njye i Kigali, njya numva ko abajyayo babona amafaranga, ndagenda njye i Kigali. Ubwo naje ari umuntu undangiye akazi k'ubuseriveri ahantu mu kabari, bagomba kumpemba amafaranga 20,000 ku kwezi. Yego. Yego. Ubwo maze kuza ndagenda aho hantu nkora y'ukwezi kuzuye, ariko nkigerayo imbwa yabo yarandiye, nkanga kumvuza, ariko bakambwira ngo irakingiye, ikimara kundya nanjye sinzi uko byagenze irarwara. Ubwo ukwezi kuzuye, umugabo yatashye yasinze ari mu gitondo, ahita anyirukana, ngira namurogeye imbwa, yirukana irangamuntu yanjye yisigaranye, imyenda, arambwira ngo ningende ngo ari buze kumpamagara bimpe amafaranga 7,000. Bari Abanyarwanda cyangwa? Bari Abanyarwanda. Ngo ndangije, kuko mukuru wanjye nawe yabaga i Kigali, aho bita i Kinyinya, niwe nahamagaye mubwira uko byagenze, arambwira ngo ngwino hano aho mbateguza. Sinari nanahazi, nibwo bwa mbere nari mpaje, ndatega ndaza, ndahirirwa, bigeze nimugoroba, bamwe nakoreraga barongera barampamagara, barambwira garuka ngwino mu kazi, zari inzoga nizo zateye. Ndatega nsubirayo, umumotari baramwishyuye moto nateze, ndatega nsubirayo, nsubira mu kazi, ariko hashije nk'icyumweru mu rugo batwiba, ariko njye nagiye mu kazi, nari nakoze ijoro. Ubwo mu gitondo ngiye nsanga batwibye, mabuja niwe wari waraye mu rugo wenyine, nsanga aracyanaryamye. Ubwo byegereje igihe cy'amatora ya perezida, ndangije mbaka uruhushya rwo kujya mu rugo ngo njye gutora, kuko sinari narahinduje lisite y'itora ngo mbe nemerewe gutorera i Kigali. Yego. Njya mu rugo ngiye gutora,
mbatse amafaranga ariko wenda narabyumvaga kuko bari bamaze iminsi babibye bantu 5,000, bambwira ngo andi barayanyoherereza ningera mu rugo. Imyenda yanjye imwe bari barayibye, utwo nari nsigaranye natwo barambwira ngende nambaye iyo nambaye gusa banga ko nyijyana. yego, Ubwo ndatashye ngeze mu rugo, amatora arabaye, bukeye nagombaga gutaha barambwira ngo uko nataha mbabwiye ko nta mafaranga mfite, barambwira ngo bari buyampe. Umugabo niwe wari wambwiye ngo ari buyampe, umugore arampamagara arambwira ngo ko udataha, ambwira ati kandi nta mafaranga mfite, ngo tega mu yawe ngo nuhagera turayagusubiza. Ndasaba abantu bari kwanga kunyishyura, ndasubirayo ngiye gukora iki? Ubwo hashize umwanya banyohereza amafaranga 3,500, ndangije ndareba amafaranga bari kumpa y'ubucogocogo, nanjye mfata umwanzuro wo kuba ntasubirayo. ubwo bari kuguha angahe kuva mu rugo ujya Kigali? Ubundi bari kumpa 5 niyo tike yari kungezayo. yo kukugeza mu rugo? Yego, nabampaye 3,500, Yego, mbona nta kigenda, ndavuga ati ndanabyihoreye akazi kabo bagahamana. Ubwo njya kumva n'uwakandangiye yarampamagaye arambwira ati hari ahantu ntusubireyo, bashaka kukugirira nabi. Ati barashaka kugushyiraho kesi yuko ari wowe wabibye, ati ngo n'imbwa yabo yararwaye, n'inzika bagufitiye n'ubugome, kandi ndabizi ko nakakurangiye nkwizeye ntacyo wakoze. Ubwo nanga gusubirayo, ya tike ahubwo nayikoresheje mpita nisubirira mu Bugesera hahandi, mbwira ko kwiga n'ubundi nyine byanze, nkagenda nsubira muri ka kazi k'amabuye ko mu kirombe cy'amabuye. waracukuraga? Narasiburaga, hari abacukuraga nyine nkagenda nk'umuntu uri gucukura, akampakirira itaka nkarizamukana nkajya kurimena hejuru, wari ufite nk'imyaka abona uko 16? akuramo ibuye. Nari maze kugera 17. wari ufite 17? Ubwo mu kirombe cy'amabuye. ubwo se hari ubwishingizi mwaba bafite? aya nta bwishingizi, ntabwo nyine iyo ugiye uba ugiye, nta muntu wo kugukurikirana, nta bwishingizi buba buhari. Ubwo naje guhamagara mukuru wanjye ndamubwira rero ndabona ibintu by'inaha bimeze nabi, n'imvura itangiye kugwa, ngiye kuvayo nza aho ngaho. Ambwira ati ngwino naha ujye ukora n'icyo kiyedi, n'ubundi urumva ko akazi ko warakamenyereye uragashobora. Ubwo naje nzina i Kigali mbana na mukuru wanjye, mpageze hashize nk'ibyumweru nka 2 mpita mbona ahantu akazi ko gufasha umuntu guhinga ibihumyo. Ariko naho naragiye mpakora ukwezi kumwe n'igice, naho biranga ndataha ngaruka mu rugo. Maze kugaruka nibwo naje kugira amahirwe mbona akazi ko kujya mucururiza imyenda, turakorana ariko nkajya njyayo rimwe na rimwe, ubundi nkaba ndi kwikorera ibyo bintu bisanzwe by'ikiyedi. Nawe nyine turakorana nta kibazo, imyaka 2, urumva imyaka 19 n'ubundi yari yuzuye ariyo mfite ubu ngubu. Ubwo ndi muri ako kazi nibwo naje kujya ntembera, byageze aho ndwara mu gutwi, ariko n'ubundi hari hagarutse, nari narigeze kuharwara. Nza kujya ntembera numva ahantu ku rusengero bita pefa, njyayo gusengerayo, ndagenda bwa mbere ndasenga ndataha, bwa kabiri njyayo nsanga hari umuntu batumiye w'umwigisha w'ijambo ry'Imana, arangije aransengera, agiye gusengera abarwayi, nanjye ndahaguruka aransengera, ansengeye numva mu gutwi harakize. Ubundi nari nzi ko ibyo nsigaje ari ukujya guca mu cyuma kuko ibinini byo byari impfabusa. Ubwo amaze kunsengera ndavuga ati uko biri aha hantu hari amavuta, n'ubundi urumva nuko nari narabuze ADEPR nsengeramo, nari narabatijwe, si uko nari naraguye, kuko nahageze insengero zimwe na zimwe barazifunze, izindi ntazi n'aho ziri, nari ntaramenyera Kigali nyine. Ubwo
maze kujyayo umuntu umwe arantumira twahahuriye ambwira ko hari amasengesho aba ku cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu, njyayo gusenga nabwo nsanga ni byiza, nshima n'Imana ko yankijije, ubwo hashize iminsi nibwo umuntu twakoranaga mu kazi nawe twaje kugirana ikibazo, ambeshyera ko namwibye insinga z'umuriro, yandegaga insinga enye zihagaze amafaranga 200,000, ariko nkamubaza niba mu gihe cyose tumaze nkorana nawe hari ikindi kintu yaba yarabuze, kereka data, ariko nyine aramfungisha, aragiye muri sitasiyo ya RIB ku Gisozi, niba hari abahazi sinzi ariko ntabwo babura, ubwo aho kuri sitasiyo nagezemo nsangayo abandi bantu bazira amakesi agiye atandukanye, nsanzemo bose nasanze ari abantu bitwariwe n'ibintu by'isi, ariko icyo nshima Imana nubwo yanjyanyemo ariko ndakeka hari nubwo naziraga ubusa ariko hari icyo cyari gitumye njyayo, ndagenda nijoro twajya kuryama nkabasengera, nta Bibiliya nta n'igitabo cy'indirimbo nari mfite, nkaririmba izo nzi mu mutwe, nkasenga nkababwira ijambo ry'Imana, kugeza aho barahatwimura batujyana Kimironko, abandi bari babajyanye Rusororo, ugeze Kimironko uba ugiye kujya imbere y'urukiko rw'ibanze, ariko iyo ugiye Rusororo uba ugiye guhura n'urukiko rwisumbuye, abagiyeyo ndababwira muhumure muzataha, kandi mwumve ko hariya mugiye aribwo butahe bwanyu, nubwo harimo abazira ibintu bikomeye batabyemeraga, bwakaye n'ikinaguhama nawe urabizi uhamanya n'umutima wawe ko wagikoze, basi bizakwigisha uhindukireyo. None se wowe ko numva wari ukiri muto ku myaka 17, kandi ushobora kuba warasanzemo abantu bakuru banakubyaye, ni iki cyaguteraga izo mbaraga zo kumva ko ufite gutaha, wenda nubwo ushobora kuba wari wararenganye, ku buryo wahumurizaga abantu bakuru kandi uri umwana muto, ni iki cyabiguteraga? Njyewe uruhande rumwe numvaga ko narenganye, ariko urundi ruhande natekereza ngasanga kuba nari mpari ibyo bintu bashobora no kubimpamya bikampama, ariko nkavuga ngo bitewe n'aho Imana yankuye, niba ibona ko hariho ngomba kuza ariyo yabihisemo, ubwo hari impamvu yatumye mpaza, mu by'ikizangenera nicyo nzabamo, kuko ntacyo mfite kubihinduraho. Ibyo nibyo byatumaga wumva ufite Nibyo imbaraga. byatumaga numva afite imbaraga, no mu kwizera kwanjye nkumva ko nshikamye nkomeye, nkavuga ati n'ubundi Imana nsenga ntabwo yantererana, keretse niba ibona ko ari byo binkwiye, niba ibona ko hari ibyo nagenze mu nzira neza, ikaba itarambabariye, iki ari cyo gihano ingeneye, nzagikora. Icyo cyanteraga imbaraga, nkumva ko n'abandi ngomba kubabwira nabo bagakomera. None se muri icyo gihe ko numva usa nk'aho ari wowe wari utunze umuryango mu cyaro, kandi na ka kaduka watubwiye gasa naho kari kahagaze, ubwo mubyeyi n'abo bana bari batunzwe n'iki se, bo bari babayeho bate, kuko ko ari wowe wabafashaga? Nakubwiye nagujije umuntu amafaranga 60,000, yayampaye nyuma yo kubaka, urumva akaduka kari kongeye kagarutse, mama yarayakoresheje arongera aranguramo utuntu duke duke, ko tugenda twunguka nawe akagenda yongeramo utundi, niho bakuraga icyo kurya. Yego. Ugeze Kimironko muri gereza? Vuba aha ngaha bwo icyo gihe kindi cyo nabashije kubisimbuka ndabirokoka, ubu ni vuba aha, ubu mfite imyaka 19, ngeze Kimironko, ngiye kujya imbere y'urukiko banshinja kwiba insinga, ubwo naragiye ngeze Kimironko mpasanga ho ni ahantu haba hari abantu benshi, nagiye, buriya iyo umuntu ari ahantu hari ibintu yiga, nko guhisha amafaranga ninjiranye Kimironko, nari mfite amafaranga 600, ariko 100 nararifashe ndarigaragaza, ariko 500 yo nafashe isabune, ndayicukura nshyiramo ya mafaranga 500,
ndongera hejuru ndayipfuka isabune. isabune nyinjiza babona ari isabune yo koga. None se wari uyikuye? Iyi sabune niyo bari banzaniye baje kunsura. Abavandimwe. Yego. Ubwo ngeze Kimironko nagiye nsangamo abantu benshi, nsanga harimo n'abayicaraga bakaba basenga ariko nabo nta mbaraga bafitemo, n'ibitabo by'indirimbo bafitemo na Bible, ariko bose ukabona nta mbaraga bafite, ibyo bishakira n'iby'isi nyine bisa n'ibibibagizaho izo siteresi. Ariko ndagenda ndebye abenshi ukuntu babayeho, gusa nuhita ntiyakira bibanza kungora, ariko muri kwa kwizera kwanjye ndashikama ndakomera, nkumva ko nkwiye kwiyakira, nubwo nagezemo nkahuriramo n'ikigeragezo gikomeye nkanarwara, ariko Uwiteka akomeza kundinda, kuko hariya hantu nta ruvugiro uba ufite, ntiwarwara ngo bakuvuze, reka mu by'ukuri, ariko nkiyumvamo imbaraga zinkomeza zimbwira ngo komera mwana wanjye ntacyo uzaba. Ubwo nanjye tukajya dusenga mu gitondo, ntibyari byemewe gusenga, ariko twe twabyukaga mu gihe abandi bagiye koga, tugahita dusenga nibature tuvuga gake, ariko tugasenga dusaba Imana ko yadukura aho hantu. Haba hari abagiye kujya muri parike bagiye kubazwa tukabasengera, haba hari abagiye mu rukiko tukabasengera, babashe guhura n'abacamanza babona ibyo kuvuga. Nari mfite ijambo rikomeye. Pawulo na Sila nibuka ko nabo bafunzwe bari muri gereza, ariko basenga Imana, imiryango ya gereza irafunguka. Abarinzi ba gereza babyutse babona imiryango ifunguye bashaka kwiyica, baravuga ati n'ubundi bari butwice, ariko bahindukiye basanga Sila na Paul barahari, ntaho bagiye, baravuga ati wikwigirira nabi turahari. Nanjye nari mfite icyizere ko umunsi umwe umuryango wa gereza uzafunguka. N'irindi jambo ryakomezaga ry'umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cyitwaga Bedesida, ngo bazaga bakamucaho bose, nanjye hari abazaga uwo munsi bakabazwa bakanataha, ariko njyewe nkasigara. Ariko nanjye naravugaga ngo iminsi 38 nigera nzikorera uburiri bwanjye ku isabato ntahe. Ubwo nicyo cyizere nari mfite, n'abandi nkibubakamo. Hari n'abo nagiriye inama mbona zirabafashije, zirabahinduye, hari n'abo twasohokanye bambwiye ngo njye mfashe icyemezo sinzongera kunywa inzoga. Ubwo naragiye muri parike nanjye njya kubazwa, ariko nagiye kubazwa mfite icyizere, nkumva ko ahubwo ndi buhite nanataha, ariko ngezeyo siko byagenze. Ubwo bamaze kutubaza hari kashobora gushyiramo hariya ku rukiko, ndimo bwo kwiyakira byari byanze, kuvuga numva byanze, numva ko bingoye nyine kubyakira ukuntu ngiye kujya imbere y'urukiko, ariko imbaraga zibanza kubura, nyine ndi umuntu intege nke ntizijya zibura. Ariko twaragiye dusubiyeyo mbonye n'abandi, kwiyakira numva biragarutse. Navuye ari kuwa gatanu, mbona kuwa gatandatu bana mu rugo baje kunsura, na mama aje kunsura. Mu by'ukuri mbona mama amarira yaramanutse, ntekereza buryo ki wenda nanjye ntamubereye imiseke igoroye, hari udukosa nagiye mukorera, ntabwo numvaga ko bishobora kuba byamuzana yatega akaza, ariko nawe akimbona yararize arebye uko meze, ajya kungurira imiti arayinzanira, nsubiramo nihebye ndi no kurira cyane. Ariko naganiriye n'umusore umwe ambaza ngo ni iki kiri kukuriza, avuga ati mama niba uje kunsura ariko atashye arira, arambwira ati wowe uri umunenganenzi, shima Imana kuko ukimufite, nanjye iyo mba mufite ubu aba yansuye. Abimbwiye numva birababaje, mpita nishyiramo akanyabugabo, n'ubundi ndakomeza ndavuga ati ariko humura wowe uzataha. Wenda namubwira nabyiyumvishemo, si uko nerekwa cyangwa mpanura, ndamubwira wowe nujya kubazwa muri pariki uzahita utaha uwo munsi, uzaza ngo utahe. Ubwo njyewe bari bampaye iminsi 5 ntegereje kujya mu rukiko,
Muri iyo minsi 5 nakomeje gusenga, urumva navuye muri parike ariko wa gatanu ntari buzabone igisubizo ku wundi wa gatanu cyo kujya mu rukiko cyangwa gutaha. Sinacika intege ku wa gatanu ndasenga, ku wa gatandatu nubwo nari ndwaye, noneho nageze aho ndwara ijwi ntirijye risohoka, ariko nkajya nsengera mu mutima nkicara. Nari nsigaranye indirimbo ariko narafasheho akantu kamwe, narafashe akantu kavuga ngo Yesu umukiza, uko ugenderera abandi nanjye ntunsige. Ako niko kantu nari mfite. Nkagira indi korasi ivuga ngo aho nari ntuye ntago ariho ngituye, Yesu yaranyimuye. Nkareba aho yanyimuye nkavuga ngo ibi ntago ari byo bizakora, ibyo wakoze nibyo byari bikomeye. Vuga ariko Mana ninsohoka aha ngaha nzashima izina ryawe. Ubwo ndiriwe aho ku cyumweru turasenze, ku wa mbere gitondo ubwo nari maze iminsi ntabasha gusenga nibatureye mu gitondo kuko sinari nkibasha no kuvuga. Ku wa mbere 9:00 turasenga, abandi bari barahaye ubutahe muri iyo wikendi barabasohora barabacyura, njye nsigayemo. Igeze 12:00 twari turi gusenga, tumaze gusenga dusoje kuko 12:00 nibwo ibiryo byazaga, ubwo tugiye kurya njya kubona umugabo wacyuraga, mbona uwaducyuraga araje, akiza ahamagara izina ryanjye, Tuyishimire Joseph Karame, uri mwene nde? Mwene Twagirumukiza Theoneste, Nyirandikubwimana Sylvain. Ngo sohoka utahe, ngo fata ibyawe usohoke. Mu rugo bari banzaniye ishuka nshyashya, nari mfite isabune, amavuta, korogati n'uburoso. Muri ibyo byose nta kintu na kimwe nasohokanye, navuze harimo n'abandi babikeneye. Iyo shuka nari ntaranayiraramo ariko naravuze ngo ntabwo nyicyura. Ikintu nacyuye ni imyenda, ngenda ahita ambwira ati icara hano ku ruhande, ndicara, hamagara n'abandi bantu, hari n'abandi bari bavuye kubazwa nabo bazanye ubutahe, twese turicara. Uwo mugabo niwe wazaga byibuze akagerageza kumva ibibazo by'abafungwa bafite, abarengeranye bataburanye bameze nk'aho dosiye zabo bazibitse, abishyuye bakaba batari gutaha, arabyumva. Mbona 9:00 zigiye kugera, aravuga ngo ubuse murataha ngo wabareka? Mu mutima nkagumya nsenga Imana ati Mana umfashe nsohoka aha hantu. Ubwo kandi ntibyashobokaga ko bacyura nijoro, ariko mbona baradusohoye. Bamaze kudusohora tujya hanze, bahera kuri abo bari bafite ibipapuro bibacyura, njyewe bari babimwohereje kuri telefone, abaheraho arabandika ababaza ni bene nde, batanga impapuro, basanga harimo umwe ufite urupapuro rukosana ruriho amakosa, hariho amazina ya mugenzi we. Avuga ati wewe ugiye ku ruhande, abarebye kuri telefone, abanje guhamagara undi muntu nawe wari ufungiyemo hepfo mu bagore w'umugore, amubwira ati nawe taha, sohoka utahe. Nanjye arampamagara arambwira ngo sohoka utahe. Ijambo nabajije naravuze ngo ibyo nabikije nta n'ukunsinyisha, nta n'urupapuro runcyura bigeze bampa. Ibyo nabikije ngo biri ruguru muri RIB. Se nzamuka, sinjye wabonye ndenza ayo marembo. Ngenda ngeze muri RIB, mbajije barambwira ubwo barambwira ati uzagaruke ejo 9:00 uze gutora ibintu. Se mbisamira hejuru ndataha. Nageze mu nzira ndavuga sindi bugende n'amaguru, sindi bugereyo ndanarwaye. Se mfata umumotari kuko njye telefone yanjye yari iri muri ibyo bintu bisigaye, kandi niyo yari iriho amafaranga nakamwishyuye. Kuko ndavuga ndahamagara mama, nizo nimero nari mfite mu mutwe ze, aramwishyura cyangwa mukuru abwire mukuru wanjye amwishyure. Araje angejeje muri karitsiye ndahamagara, mbona baramwishyuye. Ndaza muri karitsiye, abantu bari basanzwe banzi banabyumvishe bankubise amaso. Yego, bankubise amaso nabo baravuga ati wari upfuye, amarira atemba. Umumama, mama Bright,
niwe wanyakiriye arambwira ati nguhe amata unywe, ariko yari akonje cyane, ndavuga ati nyanyweye akonje yanyica, ariko yarayampaye. Bukeye nsubira kuri RIB kuzana ibyo nari nasizeyo, maze kugerayo barambwira tuzagaruke ejo, ndataha, ejo buracya nsubirayo, ngezeyo nsanga ba bantu twari tugiye gutahira rimwe babasubijemo, nsanga ahubwo nibwo babarekuye. Bamwe barambwira ati wagarutse, ati ndavuga ati nari nje gutora ibintu, nje kureba ko namwe mwatashye. Arambwira ati ibyo watubwiye nibyo, ubu dutashye twiyemeje guhinduka. Umwe arambwira ati ese nzongera kunywa inzoga, ngo ntashye mbyiyemeje, nubwo ntazi niba yarabikurikije, ariko na nyuma twaravuganaga arambwira ati narabiretse pe burundu. N'uwo wari waragiye Rusororo twavuganye arambwira ati icyo koze nagukundiye uburyo uzi kwikomeza, ubasha kuba wakwigisha umuntu, ubu nanjye hari icyo nakuyemo. ubwo se mwaranganaga? Yari umuntu, we ni umugabo ufite n'umugore, n'undi ni umusore nawe aranduta, ni mukuru, ni abantu bakuru. Ubwo maze kubona ko hari benshi, nubwo baba nabo bake ariko bahindutse bitewe n'ibyo nababwiye, ubwo nifuje kuba nakora ikiganiro cy'ubuhamya bwanjye. Hari igihe byaba byiza hakaba hari benshi barushaho guhinduka. Naraje ndi mu rugo, ndi mu buzima busanzwe, ndakora ibiraka nubwo nta kazi ndabona gafatika, ariko mbayeho, kandi mbayeho mu buntu bw'Imana, kandi sinacitse intege no gusenga ndabikora, ahubwo nibwo bari bampaye motivasiyo, mbonye n'imbaraga n'aho Imana yankuye, no muri icyo gihome yankuyemo, nizo mbaraga zirusha izindi, ahubwo nabonye mpamvu nanjye nzagenda namamaza izina ryayo kugera ku mpera y'isi. Numva nabacumbikiye ahangaha, mbere y'uko usoza ni ukuvuga ngo ufunzwe nka kabiri. Ubu se uri hehe? Waba utuye hehe? Ntuye Kinyinya, mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ni aka Gasharu, umudugudu wa Gatare. Sawa, murakoze, Imana ibahe umugisha, twizere yuko ibi bintu bizafasha abantu benshi. Ubwo hagize umuntu ugushaka kubera ibyo yagize, kubera ubutumwa cyangwa se ubuhamya bwawe yumvishije, yakubona ati telefone se ugira? Mfite telefone, nimero zanjye ni 07 52 06 85 8. Sawa, murakoze Joshua, Imana ibahe umugisha. Twabaye twizere ko nitubakenera ubutaha tuzababona. Muzatubona. Murakoze, Uwiteka aduhane umugisha. Murakoze, umunsi mwiza. Yego namwe.